brother. ube warabuhawe ube warabuguze uburyo bwose baba barabubonye urukumva niba nakuye ngo nibashaka baba barabigusirina bakagusirina ngo pasiteri ubuzima nk'uko tuba duhora tuganira umunsi nzahamagara pasiteri runaka avuga ati ngwino unyimike bro ubwo guhera uwo munsi uzajya uhamagara pasiteri cyane ubwira bwa pasiteri ubwo rero amanyanga nzatangira gukora bazajya bandika ati pasiteri wanapfuye n'isanduku yabikorwa na pasiteri gusa yes ntabwo wayikoraho undi muntu atari pasiteri ubwo rero ni iki gituma twicara hano na Mutesi najya ajya gukora amajaba no gutegura inkuru ajya ashaka abazimucurira ariko acuri ziri positive sibyo kuko ibi bituma buri wese amajaba agenda akora niyo atuma bamutenga yego buriya pasiteri Mutesi aratenze atenzwe nande nesa Beni yamutenze kuba adakorera uheruka kubona gatuti ke se kuba atajya ku isimbi se Chita niyo yamutenze aratenze nyekano yarasigaye ni ku rugero no kwa Nkunda Gospel buriya Nkunda Gospel mu minsi mike nawe aramutenga hakuzi ko na Immaculée mbere yuko atabaruka yasize amutenze bitewe n'amabi n'amahano n'uburyo anyereza imihanda yes ariko yarabyakiriye Mutesi nta kintu bimutwaye nawe ubwe yaritenze umunsi yagurishaga agira neza hari uri muri we ariko nge si ntabwo wenda ariko wari umunyamakuru kandi abanyamakuru nta ruhande bamukwiye gufata ari uwibye n'uwibwe muba mugomba kwicara hamwe mugasesengura nta kuvuga ngo nta ruhande ariko always Mutesi ahora arengana kenshi abantu bamuvuga bagenza gute akaza akavuga ati ariko noneho n'abafana nibo babonye ko banditse ati noneho twayaga turi gushyigikira ariko ubu noneho turayamanitse harabona abonye ariko ararengana akarengana amajwi ze kera yazana akarengana sheke iri mu mazina ye akarengana yifotoranije n'abana ararengana yakoze ubukwe ku mugabo uzwi officier mu wa gatatu tureke abandi bajya bamubeshyera ariko nura wa kane nawe niwe nese ko yavuze ati napfakaye ararenganitse hari umuntu nabonye muri comment ariko ngayabagabo ngarashize ngagiye muri sheke itazigamiye ariko n'abantu benshi bamukomeretsa abantu benshi bamukomeretsa kandi nyamara ni ndabagukije mujyana ibyumba niba ari abantu benshi bamukomeretsa ibyumba agiye afite umutima wo gufasha birangira komerekeyo abantu bari kumukomeretsa nyine kubera ko akwanga kubera ko satani akuntu agusiga icyangiro n'ikintu cyiza wakora abantu bakakira ikihe niba umuntu ashobora kwicarakariza umuntu w'umugabo ubu nta kintu Mutesi yakoze cyiza kuri oya nakubwiye ko atekera amakwe kuri uriya muryango nta cyiza yakoze none se yaba yaragikoze akaba ba nyiracyo baza kuririra mu itangazamakuru twizere ko mumeze neza cyane kandi niba utameze neza turagukomeje turi kumwe na Prince Robert umeze neza ndamahoro ndashimana murakomeye mukonje yakugendekeye neza kandi turi mu kazi ni umunsi w'abakozi mwana umunsi w'abakozi we ntabwo uri umukozi n'ukora nyine umukase nageze kujya nta kintu wageraho kihese ariko umeze neza sha fresh budi umuntu w'imbere n'uw'inyuma bimeze neza sava ibintu byose bari amahoro yego ni byiza tugiye kuganira cyane cyane ni byinshi biba biri kugenda bigaruka urumwe mu bantu bamaze igihe kinini kankoresha ijambo imihanda urumwe mu bantu bamaze igihe kinini ku mihanda nk'uko benshi nyine babyita cyane niba utabyemera cyangwa se iyo mvugo wenda uyigaya ni byinshi cyane wagiye ubona ni byinshi cyane tugenda tubona umunsi ku munsi bimwe biza bikongera bikarangira hari benshi bajeho ari abakozi b'Imana hari benshi bajeho bakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubundi imihanda ku ruhande rwawe nka Robert uyifata ute si ibintu byoroshye se nyifata mu buryo bubiri mu mwuka mfata ko ari amarembo y'ikuzimu sibyo mu mubiri uri kumva mbona ko ari ahantu hagira umuntu atangirira afungura imeri bikarangira uri kumva agiye aho nuza perezida wayo ari urahazi ntawunzi yitwa ndetse ubonye perezida w'imihanda uko bagenda bahindagurika uyu wamenyekanye cyane wamenyekanye arafunze yitwa Rugema Pascal bitangira kuri imeri bikarangira
bivuze ko wowe ubona ko kuri ino mihanda umuntu wese uyitangiraho none se nakubwiye ngo mu mwuka kubazi iby'umwuka ni esikariye zimanuka mu marembo y'ikuzimu sibyo mu batazi iby'umwuka utangira ufungura imeri ukaza ukazagera ahitwa muri AdSense ukava muri AdSense bakumanura nka ba Clement na ba Jihad na ba uzimageragere cyangwa ujya gufungirwa ahandi nuko hari ikindi niko Robert abonamo imihanda tu kutarajyayo ubwo nyine kubera ko inyerera mbazi gukata dodani hari uwo urabona nasinye sheke ntawe urayisinye none hari uwo wari wabona natutse kuko ababyeyi be bambariye nzi kuyigendamo neza rero iyo mihanda yayo uracyagerageza kuyigendamo yego urakoze cyane wowe nuko nk'uko ubibona hari benshi babona mu buryo bugiye butandukanye ariko abantu benshi bakunda kwibaza bitewe n'ibyo babona ukavuga ati se ko abantu benshi baba baraze kuri ino mihanda ari bazima ubona ko ikibazanya ari ikintu kizima batangira baza bafite inyigisho ziri positive birangira gute ni ibintu byikora ni umuzimu uhahambye nakubwiye ngo udashaka gusanga perezida w'imihanda ayikoza gatuna uri kumva rero ibyo bintu uri kubaza ngo bigenda gute niko satani yabyubatse turi kugendana byubatse gutya sikariye ya mbere iyo umonitije uri kumva ugakora icyo bita monetization ari ukuntu hajya haza views zimeze nk'aho gatera ubwo iyo ntubibona gatangiye kuguterana shaba bakugati karibu mwisi y'aba bana badakundana niko byubatse urumva isi kera yari irimo igice kimwe cya offline abantu bahinga bakorora bagasangira bakanywa ariko uyu munsi hari abantu bahahira muri offline no muri online rero kubera ko batarirayo ibyo bakuyeyo baza kubirira muri offline niho bagonganira ku isoko ryabo bagatangira kugira gute gushwanira mu bihe byashize twabonye inkuru y'umwana wo mu karere ka Gicumbi ni akarere uzi ni akarere ukomokamo by'umwihariko wowe urabivuga niyo mpamvu nanjye bikomojeho ni inkuru watanze igitekerezo ndabyibuka ko hari ikintu wigeze kuyimbwiraho ndabyibuka hanyuma iyo nkuru imaze kujya hanze y'umwana wagaragaye ko yari afite ikibazo gikomeye ko yajyaga kwiga ahetse undi bigaragara ko ari umurera bitewe n'ikibazo bagize cyo gupfusha umubyeyi tubona abantu benshi bagira impuhwe kubw'uriya mwana tubona n'uwitwa Pasiteri Mutesi ajyayo ajya kubasura nyuma yaho aza kongera gusubirayo avuga ko abajyaniye icyo bita amafaranga donc wenda ntarajya muri ibyo ngibyo iriya nkuru uriya mwana wo ku ruhande rwawe wayibonye ngo uteke biroroshye nabonye hadutse kujya kuri tera aho umuntu yavukiye bizaborohera dore hariya niho mvuka Gicumbi hariya neza ubu hagezweho akantu bati uriya pirimeri uriya mwana yagiye ahetse w'umwana niyo nizeho imyaka 6 niho wize kubahita imunyinya urumva we nujya gukora inkuru aho nzabaririza ndahazi biborohere sibyo gusa nagiriwe amahirwe n'ubu ndacyabibabwira ntago ibiganza byanjye biriho amaraso kanywesha ibyo jambo nta nubwo ibiganza byanjye bitembamo ibyuya by'abandi bantu sibyo hari abantu barya mu mibabaro y'abandi bishima iminezero yabo ikishima kuko abandi bababaye nicyo nshatse kuvuga abantu bahemuka bagahemukira abapfakazi bagahemukira imfubyi bagahemukira abasuke bagahemukira abakene bo muri bo abo bantu ni abagome bibiri bita ihene buriya ikintu njyapfa n'aba ba Pasiteri Mutesi ufite ko bageze kuri standard mbi uri kumva ubu ngubu uzajya uvuga Mutesi ari wowe useba wowe uri kumwe yarenze urusebero yarasebye birarenga byarenze icyo bigisebo muri make we ntakiri n'igisebo ubwe ni igisebo hari ukuntu umuntu aba ari igisebo uri kumva kuko kubera ibyo akora ariko ubu ngubu we noneho yabaye igisebo composition zimugize n'ubu yitwa Pastor Gisebo yes nishyize ku rundi rwego none se ngwe ushingiye nesu ubudamu ni iki muzamusebya atasebye
ngombwira ikintu mwamusebye ntushyiremo vuga okay aba YouTube YouTube, pastor Mutesi muzamusebye atase sibyo mwaje mudekarara yuko ameze nk'aho mugore w'umusamariyakazi babo batanu wamenye ageze kuri batandatu icyo cyaravivutse ubu niyo waza kukivuga nta nkuri irimo imbwa yarangije kurya umuntu nako umuntu yarangije kurya imbwa sibyo uyu munsi icyari gisigaye nikijyanye n'ubujura munese siyo matitire muri kwandika tumuteka muke cyane muri titenge bandiro harba voilà ari igihe nakubwiye ngo hari igihe umuntu arenga imbibi ejo yaranditse kuri statiye aravuga ngo mwana ngo nimukishingira ibya social media mujye mwumva n'uruhande rwawe ariko atabaza mwanjye mu nyumva nawe mu mwumva mutari kumwumva nkawe nyine nicyo ari kukubwira wendo gutuma abantu batari kumwumva ese umva ntari kumwumva umva ntari kumwumva ahubwo reka manze mwamamaze yaravuze ati abantu mwumva mu ntara ati ntekera amakwe neza kandi birashoboka ko wakurumbira nasoza no guteka ukanakuraho sibyo atekera amakwe neza bye yego aratekera abahubwo abashaka gukoresha catering mu bukwe turamwamamaye reka twikomereze inkuru y'ura mwana warayibonye ubona Pasteur Mutesi yagiyeyo ni iki kintu wabonyemo donc wenda kaduhira aho ngaho mbo ikintu nabonyemo ni icyo sanzwe nzi behind y'abantu benshi batazi ari umuhungu witwa Kakajwi yararinge ngo banze uhehayo waneye abajya ku murimo babone uko banyuraho ubundi ikintu cyo gufasha imfubyi abapfakazi n'abakene cyangijwe na bamwe mu ba YouTube bitwa ko bafite channel nini uri kumva zambaye ishusho yivuga butumwa atari abavuga butumwa sibyo yego ari abajura nkuko turi kubivuga noneho bafatanya n'abandi baseseye rwihishwa niko umugabo w'Imana witwa Yuda yanditse baraza basesera rwihishwa mu cyitwa itorero cyangwa se mu cyitwa bambara umwambaro w'itorero kandi atari abanyetorero ubundi bajya bavanga umurimo ariko igihe kirageze ni message nigeze kwitanga 2023 niba ubyibuka kwezi kwa gatandatu cyaje Pastor Theogene Tabaruka ndababwira ngo Imana igiye kuzajya igenda ku murongo step by step ibakoze isoni bitewe n'ibintu muri gukora nta nubwo ari nababonye n'abandi muzajya mugenda mubona step by step abo mwiza ba bantu uvuga bakagutuka yego ba bantu uvuga abantu bakagusamira mu kirere ndakuvuga ngo Imana izagenda ibakoze isoni naba ngaba mwitwa ngo bafite amazina ngo atavugwaho hari igihe kimwe muzabona ko ibintu Imana ivuga idakina ntabwo Imana ikora nk'abantu no kuvuga ko gutandukanye nuko abantu yego waravuze uti mbere yo gukora umurimo wo gufasha no kujya butebanze aywane warabivugiye icyo kintu mba mvuze abantu umuntu ashobora brada mu ngena kuze ndi imfubyi nzu umubabaro w'ubupfubyi nzu urugendo umuntu agira mu bupfubyi nakuganije ngo ubuhamya ngo ntabwo nzi mama na papa uko basaga urwo rugendo nzu ukuntu umwana ajya ku ishuri yagereyo akabona abandi babahaye minervari we nta wimuha nzakababaro ko kujya muri segonderi abandi bana ababyeyi bakaza kubasura kuri visite wowe ntihagire umuntu ugusura ukajya kuryama mu buriri muri dorotwari ukarira kuko nta muntu wo kukurengera ufite iyo umuntu rero yicaye agafata ibintu bigenewe umwana w'ipfubyi uhetse undi mu mugongo kugira ngo ajye kwiga mwana abantu nta n'imbabazi mugira abagome umuntu utagira imbabazi aba ari ikizi uri kwiga ubaza iki ngo bimwita ngo kandi ibi bintu aba bantu barabigira ubwashize twavanye hano tujyana i Rubavu tujya gutabara Gisele tugiye kumushyingura uribuka umugore umwe ahagaze mu ruhame ngo uyu mwana ngo nzajya mwita ngo nzajya ngo minervari ngo paka ngasoje kwiga uzahamagare ariko mbona umugabo Gisele umwana ameze neza kuri kuba ameze neza se nini TikTok nabakurikira rwose kuba ameze neza nabo ngabo babikora nese niba yarabivuze ashaka kuba ariko abikora ntubimenye gihorere wa muhungu ibyaba bagabo ko we ukibona inkuru ukanamubonayo wavuze ati hari ikintu nge nabonye nsanzwe nzi abandi batazi ni iki wabonye ako sabwo ni ngombwa ngo mvuge ngo ni iki nabonye oye kivuge mu minsi ashize nago wibuka Bosco Empire afungiye i Muhanga yego byari byagenze gute Pastor Mutesi bamufungishije ari kubabwira ngo ni iki se ni iki ngufu
nese ubwo yarababeshaga ni mubibonye. Hari n'ikindi kintu, hari n'imitego, reka mbwira aba diaspora bankurikiye. Niba umuntu bamuvuga hano ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko ari ibanda, ari igisambo, sibyo? Urajya gufata amafaranga ukayohereza ngo nashyira umuntu, uwo muntu waje ku mihanda akaba yadekaraye nimero ze za telefone, niba wumva ushaka gufasha, usibye ubugome namwe mugira, wamwandikiye ukamuheza ayo mafaranga akagenda nawe niba ushaka kumurengera. Abaturage badafite za WhatsApp, Dafite za WhatsApp, badasobanukiwe ibintu bya MoneyGram, bya Western Union, ibiki, ugasaba ngombwa ko uwohereza wa muntu bimenyereye ngamufasha. Nicyo gituma mudashyiraho nimero zabo. Umvaye. Umva ukuntu Salomo yanditse. Yaravuze ngo ibintu abantu birirwa baririra n'ubusa. Niba ushobora kwicara ukajya gutura mu muturirwa, ukajya kwirwa ugenda mu modoka, iyo modoka ishamitsemo amafaranga y'abana b'imfubyi, icamitsemo abantu b'abapfakazi, nubwo utabyishyura mu by'ubuzima, ku munsi w'amateka uzabyishyura. Ariko abantu ni munarye wenda basi, ariko niba bagwaye 200 basi muhemo nibura n'ijana. Ariko ibaze kuzuka wati iyi ni turufu mbonye ngiye kuyicuruza, hanyuma bizagenda gute? Umwana umeze nkuriya, umeze kuriya, ukaza ukifotoza, warangiza kwifotoza. Ubu ndabizi Roba ntuze urengera cyane, uvuga ati narengera se ko ndikuvuga ibi, arega ndamuru reka tuganira. Umuntu niba aje kwicara hano nabi ku muhanda, banza wumve tuzaje tureka kureba yo ngo nuko yicaye nabi. Buretse wivuga ati umuntu akaza kifotoza, kuko ntago ntekereza ko nk'agahinda Pastor Mutesi yagaragaje ko kurizwa na ruraro byaro ari uko yaragambiriye kubiba. Yaragahinda afite kuko ni umuntu ufasha afite ni diamond zamushutse. Zamushitse kurira zamushitse. Arega hari n'igihe abantu badusanga ngo twumve ngo uruhande rw'abandi. Kuki utamwumva Pastor Mutesi? Banza wumve. Buretse manze nkubwira uruhande rwe umuntu usanga gufasha. Ni umuntu ufite foundation yitwa Gira Neza. Si rimwe si kabiri agagaje kafasha abantu. Uyu munsi wayi utamwumva, udashobora kumva icyabaye cyatumye wenda bigenda kuri hazama amakosa. Uyu munsi Robert kaba ari gutabahita kati umujura afashwe igisanga. Kuko ndatabahitaka ko ndi kuvuga ibyo nabonye. Yego nyine ku izindi nkuru kutajya umamagara. Iyo bitazano se twari kwicara ngo tubiganire. Twari kubivuga. None se ninge wagiye kumusinyisha ngo mu mazina ye shekiye yanditse mu madolari no mu mayero, akibagirwa gushyiraho isinyatire. Tubwira ubundi cyabaye n'iki? Ubona icyabaye ari iki? Ikintu cyabaye nuko hari ku kintu cyo bita ikarita urabara abana babaye icyo bita ikarita bari gukina. Yes. Ahubwo Mutesi yakinnye nabi, we na bagenzi be bakina nabi, bakina ikarita bazi ngo ni wapiri, bari gutera watatu, basanga ikarita bakinye ni wayine. Numvishe na meya yabijemo. Kandi niyo atagira ikintu abikora, uri kumva sibyo? Uyu munsi n'Imana irahari yakurengera imfubyi. None zirye mwana narababwiye niba umuntu aguhaye ibyo 200 wenda basi nabo ngabo watumye babiguhera, kuko iyo batahaba ntago bari kuyahabwa. Baheho n'iryo jana muzasangire. Ariko umuntu bamwohereje 1.5 agiye afasha 15,000. Ariko mujye mutinatekeza mushyiremo n'inyurabwenge 15 muri 1.5 hani cya 10 ni 0.5. Kandi buriya nubwo wenda ari Mutesi mwabonye, izi mbuga nkoranyambaga zirimo abantu bariye bahemukiye imfubyi, bahemukiye abapfakazi, bahemukiye abatishoboye, benshi bagiye batandukanye urukundo. Ariko uzabureba damuru ngiye mbivugira hano ku mbuga nkoranyambaga, bahemuke bagira gute? Hari umwe mu minsi yashize, sibyo? Hari umwe mu minsi yashize yarahemutse guhera 2018 we, uri kumva? Ubu uyu munsi nawe yatangiye kwangara, yashyize mu gifuni cyuzura. Yashyize mu gifuni cyuzura, yatangiye kwangara. Amakuru angeraho nuko ari Uganda. Yagezeyo. Azira nawe arazira sheke itazigamiye. Arya abantu. Ariko wenda reka nkubaze muri ubu buryo, sibyo? Urarya iyinda, ariko mujya musobanukirwa impamvu Imana yifashe ikayishyira munsi y'umutima.
niko mubaza ikibazo kimwe. Kuki muyizamuye mukaba muyizamuye hejuru y'umutima? Niko mubaza ikibazo kimwe. Kuki Pastor Mutesi tutamwumva tuvuga ko ibyabaye ari amakosa yabayeho bisanzwe, yibeshye akamuha sheki bagiye kuyisinyaho nta kindi kintu yagambe. Ikindi cya kabiri, kuki yahisemo kuvuga ngo reka nyimuhe noneho imeze kuri kuki zatari kuvuga ngo nta kintu nguha cyase nta kintu abantu bampaye? Damu umwana wawe guhamagara ngo iki? Amamagara papa. Madamu Rizina pastor yajya ashyiraho? Ntabwo wapi. Sawa nyine. Kubera iki uvuze? Bibiliya iravuga ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi. Habiki. Aba afite condition ugenda usoma iryo jambo. Adakunda imiya. Atari umunyaruko. Ariko mwebwe abantu impamvu twicaye hano uko ari izina ryitwa pasteur. Iyo riba ridahari ntago kwari kwigwanza hano se. Kuko nko bafatanyije naga navuga. Uramushaka yikize. Ntabandi se yicaje mu bitebo no mu bishokoshoko hari wamuvuze se. Ariko kuko uyu nguyu yambaye umwambaro witwa pastoral nicyo gitwicaje hano turi kuvuga n'abandi bakureho. Kandi mu Rwanda nta muntu numwe uzigera ubona avuga ngo ngiye ngo ndi intumwa ya Sekibi. Bose bavuga ko ari intumwa z'Imana. Hari urusengero wari wabona numwe rwaretseho ngo Satani Temple. Reka. Yes. Nkuko Imana ifite abagaragu bayo niko na Satani afite abagaragu. Muzabamenyera kuki? Ku mirimo n'imbuto zabo bakora bera. Izi nizo bita ngo muzamenyera abantu ku mbuto zabo. Ubu nizo mbuto Pastor Mutesi yes. None hari izindi? Ariko abantu benshi bajya bavuga ko Mutesi ibintu byose akora bikora bizi yabipanze kugira ngo avugwe. Oya nanone naga ari ubikora. Nuri muri ubikora. Muri we ninde? Uri umuzi ngiye se ndi muri we. Ni Mutesi nyine. Nyine uri muri Mutesi. Uye nta uri muri Mutesi ni Mutesi. Mwe harundi muri mase? Harundi utekereza ko murimo. Biriya bikorwa nuri muri Mutesi kambisubiremo kujya kubyumve neza. Ibyo ubona akora byose. Yego. Hari uri muri we. Ariko nge si ntabwo wenda. Ariko uri umunyamakuru kandi abanyamakuru nta ruhande mpamukwiye gufa. Ari uwibye n'uwibwe. Muba mugomba kwicara hamwe mugasesengura. Nta kuvuga ngo nta ruhande. Ariko always Mutesi ahora arengana kenshi abantu bamuvuga bagenza gute akaza akavuga ati ariko noneho n'abafana nibo abanye ko banditse ati noneho twayaga turi gushyigikira ariko ubu noneho turayamanitse. Harabona abonye ariko ararengana akarengana amajwi ze kera yazana akarengana sheke iri mu mazina ye akarengana yifotoranije n'abana ararengana yakoze ubukwe ku mugabo uzwi officier mu wa gatatu tureke abandi bajya bamubeshyera ariko nura wa kane nawe niwe nese ko yavuze ati napfakaye ararengana iki. Hari umuntu nabonye muri comment navuga ngo yabagabo ngarashize ngagiye muri sheke itazigamiye. Ariko nabantu benshi bamukomeretsa. Abantu benshi bamukomeretsa kandi nyamara niyo bagukije mujyana ibyumba niba ari abantu benshi bamukomeretsa. Ibyumba agiye afite umutima wo gufasha. Birangira komerekeyo. Abantu bari kumukomeretsa nyine kubera kwa kwanga. Kubera ko Satani akuntu agusiga icyangiro n'ikintu kiza wakora. Abantu bakakira. Ikiye niba umuntu ashobora kwicarakariza umuntu w'umugabo. Ubu nta kintu Mutesi yakoze kiza kuri. Oya nakubwiye ko atekera amakwe. Kuri buriya muryango nta kiza yakoze. None se yaba yaragikoze akaba banyiracyo baza kuririra mu itangazamakuru. Ariko mu 1900 bamuhaye da numvishe ngo atanzemo 10 urumva nacyo ni ikintu cyiza. 1900 bamuhaye atanzemo 10. Urumva ibyo 10 nabyo ni byiza. Ari umubyeyi tigeze kuganira ndamubaza nise niba umuntu akora ibintu bimeze gutya ayo bamuhaye atayatanga noneho kandi akavuga ko we afasha wagafasha muri ayubwo urumva ariko sijya gahezo ko kugira ishusho yo kwera wakana imbaraga zako rega nakubwiye ngo nagari Pastor Mutesi wenyine sibyo ni hari abaje biyitira za fondation ajye ndeka mwana uyu munsi beguye abantu mujye mwemera ko society yacu nyarwanda
ari ishyanga rifite karande mbi yo kubeshya y'ikinyoma. Kandi niba hari ikintu Imana yanga urunuka yita ikizira ni icyaha cy'ikinyoma, kuko se w'ibinyoma ni Satani. Rero urabikora Imana ikakwihora ukagira ngo uhanye nawe, ibizabishyira ku mugaragaro. Iki kintu nitutatura abapasiteri bicare bature basenga Imana ikiza abanyarwanda icyaha cyo kubeshya no gucabiranya. Iri shyanga no kuri Uwiteka arirengera. Turabeshya tugacabiranya tukari mu maraso yacu, kugeza nabi twa pasiteri avuga ngo ni pasiteri arakijijwe ariko yikoreye nyine iyo karande yanze gushiramo. Ahubwo abapasiteri bakora deliverance mubabwire bicare no kuri bakoreye deliverance ubutaka bwacu, kuko bwuzuye ikinyoma, bwuzuye kubeshya. Ikibazo kiba mu gihugu cy'uko abantu nyarwanda tubeshya. Yes, so uri kumwe ngo mu rusyo ngome n'ingasire buri ushobora gusanga n'uyu mugabo urabizi ko nye ntago njya mbabarira nawe si uko atabonye amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, yarayabonye kuko inkuru ze zitaciye ku rugendo gusa, zaciye n'ahandi. Ariko wariya kahangaha ntakitondere aka karahagama. Sibyo, aka karahagama Yesu ujya ngo mugabo ntabwo yayabonye, yarayabonye ari kuri sheke ntabwo yayabonye, kandi yari karamana nta wundi asaba, ndi asaba ari kuri sheke, ariyo nta nayakibonye. ntayazabona kubera iki? Nakubwiye ngo twebwe ngende umunyamakuru uri pro, tugira principe ivuga ngo imbwa kuri umuntu si inkuru, kuba imbwa yari umuntu yariye imbwa niyo nkuru. ntayakibonye hariya umuntu aba yariye imbwa byarangiye. uburyo leta itanamwishyuriza, abantu benshi bari kuvuga ati Pastor Mutesi ahubwo arafunga. Umuntu agere gutanga gisheke kitazigamiye bimere gutya, Pastor Mutesi ahubwo kadatabwa. Aya nagafungwa, ahubwo nimura nabari kumukora inkuru nimwe murafungwa. Kubera iki? Gutesi yagize ate? Mutesi yagize ate? Tekeye umutwe umuturage. Gutesi abantu baramumutumyeho ntiyasohoza ubutumwa ashyira ku ikofi. Iyo haje mu byo gufungwa hari mu rukiko ntabwo hakora ibyo muri kwivugiro, hakora ibimenyetso. Nibagira agashekiye kanjye ibyumba, none dore ibintu bakanditseho. Ntabwo ari ngiye wigeze yirasinyaze, ntabwo nigeze nkasinya. Ikimenyimenyi baranditse, bandika amadolari hejuru, bandika amayero. Mutesi ungewe Mutesi umuntu uredike uzi guhishurirwa, nge wakora mistake yo kwandika ibintu nka biri kubera ko atasinye. Sheke idafite sinye ubundi ntabwo wanayitanze. Yes. Kuki se yakora ibintu nka biri? Ubona ari impamvu washobora gukora ibintu nka biri? Afite nyinshi nuko uramuga avuga ati niwe wabikoze, niwe wayiduhaye. Utekereza ari ihe impamvu ya Tom Pastor Mutesi? Nicyo nzajya gusubiza nabonye verisiyo ye. Ejo atazaza akatubwira ko atari wayisinye nkajya kwitapagura, kandi gusa icyo nahamya cyo nabonye iri mu mazina ye. Yavuye ivuye Kigali igi Gicumbi, amazina Neme Prudentienne nibarinde nande. Kara kantu bagaca mu rupapuro, kandi ukuntu kakimeze karacyari gashya. Ntabwo wabona agataye. Sheke ni ikintu cyubahwa, ntabwo waba wayitaye. N'umuntu wayanditseho nabonye yandika ajya hejuru, niba ari wo mukono we wandika ujya ni hejuru. Uko bigaragara uriya musaza ntabwo ari umuntu wo kujya kubeshya ngo ibyo avuga koko ni Mutesi wamuhaye, kandi bigaragaza ko bayifotoranyijeho no mu gihe bari bagiyeyo, bagaragaza ko bamuhaye iki sheke. Ariko sheke iba ibimbogo. Ni iki kintu cyatumanye wowe utekereza uvuga ati Mutesi yakoze ibintu agambiriye iki? Ari impamvu nyinshi zishobora gutuma abikora. Urabizi ko iyo yazinye mu itangazamakuru azanamo inkuru, iyo yaba motifu ya mbere. Indi ya kabiri, urabizi ko Mutesi ari mu bantu baba mu buzima buri Rix. Kandi Rix tumaze iminsi amakwa adahari, niko kazakora. Ikindi cya kabiri, ejo murabizi ko Hormuz ifunze. Sibyo? Sanse ni ibibazo. Ubwo rero niba Hormuz ifunze, sibyo?
ubwo bazi icyo mvuze bari kucyumva. Birashoboka ko ashobora kuba haragizemo agakrize kerikonka, ubukene, yego, akaba bamuha amafaranga nk'uko biri kuvugwa akayakoresha, iyo nayo yaba impamvu yayakoresha kandi ataragambiriye kwiba wenda. Yes, akayabura. Nibyo nakubwiye ngo twumve verisiyo ye, uri kumva, ariko nanone tuyumve twibuka ko ijambo izina pasiteri atari izina ryo kujya muri izi duweri, atari ibyo kuza muri ibyo. Yego, ntabwo ikibazo ari biriya Mutesi yakoze. Neza babiri bangaye ubugiye mageragere, wasanga abantu bakoze sheke ziri samprovize ari benshi, sibyo? Ariko ijambo ryitwa pasiteri none umuntu uri kuri calibre nk'iriya, birashoboka ko ushobora kuba yaragize crise pe. Buriya ni ikintu bita amafaranga cyo gicumuza benshi birita umuzi w'ibibi. Hari igihe umuntu aguha amafaranga, imbaraga zo kuyatanga bikakunana bitewe na situation ugize gute urimo, kandi hari igihe na Satani yabonye ubu ukibona amafaranga aguteza ibibazo, ubonye nka zira situation ari cyane rwose. Ubaho narikura rishobora kuba ryatuma mpemuka. Ni urugero ntanze, urwo ruhande rwo turi kurwumva. Ariko pasiteri, kuba witwa pasiteri ni ikibazo kizingiye. Nese ugira ngo Pastor Claude nuko ari umunyamakuru udasanzwe, nuko hari iryo zina ryitwa pasiteri. Niyo baba bari gusirina mwana, ari ukuri gusirina gusa. Hari icyo riba rivuze. Ni mpamvu umuntu urifite aba akwiye kugira gute, buriya izina generali, dogiteri, pasiteri, uri kumva, metre, ntago ari ikintu gisanzwe, ni titire yindi uhawe ibanza ku izina ryawe, mbere yuko bavuga izina ryawe bakarivuga. Rero uba ugomba kurigarida no kuricunga. Ubu abasinzi babiri, umwe ari dogiteri undi atari umudogiteri, bakanyara ku muhanda. Utari dogiteri akihitira, ariko dogiteri aba yati dore ikigoryi ni ikibazo cy'idogiteri. Neza ugira ngo iriya nkuru ijya kuba ni pasiteri Mutesi wayizanye. Ashobora no kuba yarahuye na Nepa akamushyiramo buriya bucakura bw'abanyamakuru. Urabizi ko tugira ubucakura, akamubwira ati tuyarye mwana, aya nangaro. Mutesi akaba arengana, n'urugero. Icyo nacyo ni kucyumva ku ruhande rwe. Ariko diweri zose yajyamo ajya atekereza yuko ko ari pasiteri. Ugira ngo si ibi by'abagabo baba bamubwira ngo yashatse abagabo bangaye, ugira ngo niwe wenyine wabashatse? Ntabwo ari we wenyine, hari n'abamurusha bamaze gushaka n'icumi. Ariko kubera ko ari pasiteri, ni ikintu cyo kubahwa, uba ugomba kukigarida ukakirinda. Izina pasiteri ni ikintu gikomeye brother. ube warabuhawe, ube warabuguze, uburyo bwose waba warabubonye urukumva. Niba nakubwiye ngo nibashaka biba barabigusirina, bakagusirina ngo pasiteri. Ubuse nk'uko tuba duhora tuganira, umunsi nzahamagara pasiteri runaka avuga ati ngwino unyimike, bro, ubwo gwero umunsi uzajya uhamagara pasiteri cyane, ubwera bwa pasiteri. Ubwo rero amanyanga nzatangira gukora, bazajya bandika ati pasiteri wanapfuye n'isanduku yabikorwa na pasiteri gusa. Yes, ntabwo wayikoraho undi muntu atari pasiteri. Ubwo rero ni iki gituma twicara hano na Mutesi najya ajya gukora amajaba no gutegura inkuru, ajya ashaka abazimucurira, ariko acuri ziri positive, sibyo? Kuko ibi bituma buri wese amajaba agenda akora niyo atuma bamutenga. Yego buriya pasiteri Mutesi aratenze. Atenzwe nande? Nesa Beni yamutenze kuba adakorera. Uheruka kubona gatuti kese kuba atajya ku isimbi se Kitani yamutenze. Aratenze. Nyekano rasigaye ni ku rugero no kwa Nkunda Gospel. Buriya Nkunda Gospel mu minsi mike nawe aramutenga. Hakuzi ko na Immaculée mbere yuko atabaruka yasize amutenze, bitewe n'amabi n'amahano n'uburyo anyereza imihanda. Yes, ariko yarabyakiriye Mutesi, nta kintu bimutwaye. nawe ubwe yaritenze umunsi yagurishaga agira neza, avuga ati nseze YouTube. buriya ari kwitenga atabizi. Ntabwo byoroshye. Wenda reka duse nk'abagana no ku musozo. Ikintu cyakoze ku bantu ku mutima ni ukuvuga ati kuba umuntu witwa noneho donc pasiteri ashobora kurya amafaranga y'umuntu umeze gutya w'imfubyi umeze nk'utyo uku n'uko,
hari umuntu rimwe na rimwe yagiye umuntu abana afite na crise ariko waca no ku muntu ugahita ugira ikintu ukora umufasha utari n'umuntu usanzwe tekereza no kubona cya kintu wahaye umuntu ukabona undi muntu witwa ngo ni umukozi w'Imana pastor wari kuza akakimunyaga kandi ubona ko wa muntu ubuzima bwe buri hasi buri down wavuga ati umuntu ntahataniye n'umwicanyi. Nakubwiye si wewe wansabye kujya kurengera Pasteur Mutesi none uri kumbaza ngo ni umugome sibyo? Abantu benshi baba bari kuvuga abantu ngo nabicanyi batokora imigogo iri mu akatotsi kari mu jisho rya Mutesi nabo haba harimo imigogo mu muntu utuzuye umwuka wera utarinzwe n'Imana ukuntu aremetse n'ukuntu yubakitse aremetse mu guhemuka sibyo? Imbuto ya kamere iri muri we irahemuka ariko mwa abantu tureka imbibi zo gukizwa kuko hakizwa bakeya. Abantu bakwiye no kugira n'icyo bita ubumuntu ubupfura ubunyangamugayo. Naguhaye urugero typique rwiza navuga ngo yinda uburyo wayuzuzamo bwose uko ugenda uhemuka ni nako kusazi kubaza ngo wahemutse nkabona ukondya. Wanyumvishije? Uko umuntu agenda ahemuka niko niyashaje indi genda imubaza ese damu bano bana bavuka bafite ikibazo cy'imitekerereze iri hasi wemera ko bakura? Barakura. Iyo bashaje bigenda gute? Imitekerereze irahinduka cyangwa baguma kwa konde? Yego. Nibisambo rero niko bimera. Kera nayinzi ko abantu beza donc abantu b'abasaza hari abantu beza batavamo amabandi batavamo ibigegera batavamo ibiraya batavamo ibijura ariko umujura yakuza adakijijwe niya imvi zaje n'ubujura nabwo babwaje imvi. Yego. Robert turagushimiye cyane. Wenda sinzi ndavuga ngo wenda ngo nihe nama wataga cyangwa se n'iki ubona nyigira nde iki kibazo bikinsubiza cyinshi nta nama watanga niwe ndakubajije ko duhora tuganira ugira Pastor Mutesi nama ndamugira ihe nama ndamuruta ngana nawe turasengana turirwana ndamuhiye nama ko yaje mukunda acuri kutugamba akaduhengura ndi mu bafana ukamushyira kuri ndaza kugera hagati ngabati dare kuyenge narakarabye ndagira inama yihe nayo niki se ubona byibuze cyakurwe we nuvuze ati aba bana baha amafaranga yabo cyangwa se ubona wenda mvuga ati ariko ziranshaka yi nakubwiye ko atazayaba icyo ni icyambere ntabwo usaba inzego ku interview se ngo zirentelephone gute se ibyabanje abo be telefone nyene ega ntago Mutesi duhuje imiterere damu n'imitumburukire yo mu gatuza sibyo ntago duteye kimwe Mutesi aranduta urambaza ngo ndamugira inama ndamugira ihe nama warakarabye soza ikiganiro Imana igumugisha turabashimiye ibiganiro byacu nagaruka mu kuri subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi ciao Robert turagushimiye ku mwanya waduha nanjye ndagushimiye.